hari n'abajya bavuga ati ngiye murava ndamugura araba kugeza igicuruzwa. Ukuri reka nkubwire ukuri abonge ntabwo njya nkunda kubatinda numva ntanashaka kubatindaho ndatinda ku Mana yagushyize aho ngaho. Nibwo bwa mbere yaravuze kuri Gafaranga. Annette Murava apostinga agafoto keza urabona ubwo urumva God is perfect design ubwo no kuvuga n'umutako mwiza w'Imana ati God is in this story. Imana iri muri inkuru yacu. Hashize amasaha 5 ati my prayers heart and thought are with you. Ati amasengesho yanjye umutima ndetse n'ibitekerezo byanjye biri kumwe nawe. Uyu mugore ko bivuga ko ari wafungishe Gafaranga kuki ari gupostinga ibintu byose. Ya buriya ngo umanika gati wicaye wajya ukamanura gahagarara. Niyo mpamvu rero kuba Annette ari gupostinga izi foto apostinga umugabo nuwe barabanye kandi ko kuvuga ngo Imana ibirimo inabirimo nizacuruba niyuzukuri. Icyambere tugomba kubanza bakamenya ese niki cyatumaga avuga ngo itariki imwe umunsi umwe runaka nzakwica. Mbaye nzi amafoto ya musaza wanjye navuga ngo ubwo muramukazi wanjye yari ihanganye sibyo naho kumupostinga ni se w'umwana we. None se kuki yamufungishije nese reka gutaka yaratatse Gafaranga n'uyu mu rugo duhereye ku rwa mbere n'urwa kabiri kuko urwa mbere ni ibibazo n'urwa kabiri. None kuki ibi byose atangiye kuyipostinga ari muri 30 y'agateganyo nyine nakuvuye ngo yamanitse agati yicaye kukamanura biramugoye ntabwo arazi ko byageraho nari waricuza ntabwo byakunda hari baraka atari ko si uyu muntu nigana gutya n'ubwa mbere aniganye uko rero uyu munyururu uriho urya Gafaranga ni nako n'uyu mugore nawe yababaraga amubwira amagambo mabi amukubita nawe buriya akwera ko amaze igihe umugabo atari kumwe buriya arabona icyo umugabo ari amazi mu rugo ari Gafaranga rero aricuza ari umugore nawe araricuza buriya bose umwe wese afite defo akeneye guhinduka. None se kureba amavideo uri umugabo ufite umugore y'urukoza soni ni byiza rero ntago byoroshye ko umugore ahita amwakira rero kuko avuye mu igororero niho tugiye kubona ko yahindutse azaza avuga ati ibi video sinshaka kongera kubireba byaranyangije mu mutwe. Bajyaga gusaka kanyanga mu mago y'abantu bazi ko aho hantu bateka kanyanga hako bagera bagasangamo imbunda. Annette yabaye imbarutso buriya akadefo ke nako ngako nyine niba uwa mbere amukubitaga akabageze no kuwa kabiri agakubita uwo niwe Gafaranga nyine nta n'ibintu ugomba kumumbazaho n'uwo ngo yaza kuba ari umugabo ufite ibitekerezo bizima bitari ibyo ntabwo yari gukora iki cyaha kuko iki cyaha yakoze cyatumye gishyira ubwambure bw'urugo rwe hanze. None se ubundi bwabaye umugabo busa nibwabaye umunyamafaranga. Reka ngaruke kuri Sabine. Sabe tumugeho urakoze cyane kumbaza kuri Sabi. Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Tukaba tugiye kuganira cyane ko nanone n'ubundi tuba turi kuganira twibanda ku bigezweho kubiri hano hanze. Pastor umeze neza? Biturije. Bahora biturije. Bakunda amasengesho. Ni byiza cyane. So, mbere yuko dutangira rero ni kumva twatangira twihanganisha abantu bagiriweho ibyago bo mu Gakinjiro. Iyi nkuru wayibonye? Yego. Wayakiriye ite inkuru kubona Gakinjiro gashya kuri ruriya rwego? Ko njya amashusho nabonye wagira ngo neza ni ibintu njya mbona muri film ukabona ahantu hahiye nyine akaba ari ishuri ridasanzwe. Icyambere cyo nkimara kubimenya ko nabibonye ariko nza kuhamagarwa n'abantu babiri umwe arahakorera undi nawe yarafite umugabo uhakorera. Abo bose rero ni abantu bambwiye inkuru z'uburyo hahiyemo noneho ndihanganisha rero abantu bahombye bari bahafite business yagutse. Cya kabiri ndihanganisha abanyarwanda muri rusange uko hari izina riba rigaragaye ku gihugu cyacu uko ni igihombo cyabeshi. Ni igihombo cyabeshi bari urumva harimo inyungu babitsa mu mabanke bagira gute hari ababahaga akazi. Gakinjiro ka Gisozi ni kanini cyane rero bose turabihanganishije ko nari nahamagawe n'umuntu ufitemo wacuruzagamo
ahombye avuze induru ambwira ko yari afite ideni rya banki. Afite ideni rya banki none n'akazi ke kahiye. akazi ke kahiye. Aravuga ati ndabigira nte abana ku mashuri byari ikibazo. Kubona umuntu w'umugabo urira ntabwo biba byoroshye. Yaguhamagaye ari kurira? Yariraga cyane ati iyi nkuru ni mbi, ndasenga yahe masengesho uramfasha iki? Abana ni ukwihangana no gusenga. Undi nawe rero we uwampamagaye nyuma, undi we yampamagaye imbere ambwira ko yigeze kugena ikibazo n'umugabo. Umugabo yakoreraga mu mujyi, ngira ngo yari afite kenkayeri. Nyuma rero aza kujya muri ibyo bintu by'imbaho, ariko bari bagiranye amakimbirane. Avuga ko yashakaga ngo umwana ari byamushakagamo kumukoresha bitewe n'ikihurupe. Ubu rero umugore tuziranye umwaka washize, noneho rero arabyanga. Baratandukana, avuga ati wanze ko uyu mwana mujyana aha n'aha, kuko bose ntabwo bakubwira ngo arajya aha, ariko bakubwira ngo ndashaka ko tuzajyana ahantu. Iyo umuntu avuga ati ndashaka ko umwana tuzajyana n'imfura yanjye, umwana w'imyaka 8 tujyane muri Tanzania, aramujyana muri Tanzania gukora iki? Umugore ariko yareba isura cyangwa se abantu amaze igihe agenda nabo n'isura yahindutse, akavuga atoya ntabwo rwose mbishaka. Undi aravuga ati nibutemeye ko uyu mwana mujyana muri Tanzania dutandukane. Umugore avuga ati ujya mufata umwana wanjye w'imfura, twatandukana n'umuhungu. Baratandukana. Umva rero baratandukanye, ibyo yakoze ntabwo abizi, ariko umugore niko nako yambwiraga. Nibyo yambwiraga. Rero biba ngombwa ko umugabo yimukira mu Gakinjiro. Yari afite ibarizo nini cyane, amamashini, ubona ko business yagutse. Rero nayo yahiye. Uwo ni wabanje kumamagara mu gitondo cya kare. Urumva rero abo bose nuko ngo amakuru wanamenye kare. Namenye kare urebye banyandikiye nka saa 11. Uwo muntu yanyandikiye saa 11 nibwo bahahiye saa 9 z'ijoro. Wahiye guhera saa 9 z'ijoro. Rero saa 11 uwo nibwo yanyandikiye. Undi we wundi we wahombye watakaga avuga uburyo ideni ari hatari, nawe ibyo byahiriyemo we abimbwiye mu kanya ko ari ikiganiro cya mbere nari nakoze cyari cyasohotse. Hanyuma se urabona ubundi reka nkwibarize amaherezo ya bano bantu abayaye bigenda bite iyo nk'umuntu akazi ke nyine bigenze gutya hagashye, ibyo yakoraga projet ze ibyo acuruzaga bigenda bite? Ibyo ngibyo ashakisha ubuzima. Buriya iyo umuntu ari muri projet cyangwa se muri business runaka, habamo ibintu bibiri, habamo kunguka no guhomba. Rero ashobora kunguka agashima, ariko hari n'igihe no guhomba. Byanga bikunda ugomba guteganya ko hari igihombo hakaba n'urwunguko. Reka twifashe inkuru ndabona yo ku gihe.com, aho bavuga ko agakiriro gakorerwamo imirimo y'ububaji mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo kafashwe n'inkongi y'umuriro. Ibintu byinshi byari birimo birakongoka. Ni inkongi yatangiye mu masaha ya saa 10:30. Urumva ko yatangiye saa 10:30 z'igitondo nk'uko abaturage bari bahari babibwiye igihe.com. Nyuma y'iminota itageze ku 10 ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi yase rihagera ritangira akazi. Ko amasaha yagendaga umuriro wakomezaga kwiyongera, ahanini bitewe n'imiterere y'aha hantu. Igice cyabanje gushya ni igikorerwamo ibikorwa by'ububaji, cyari kirimo imbaho n'indi miti ikoreshwa mu gufatanya imbaho. Ako gace kahiye kari karimo kandi matera n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imisego y'intebe. Ntago bizwi neza icyaba cyateye iyi nkongi. Ni inkuru ndende cyane, aho bireka dukomeza kugeza amasaha ya saa 2 z'igitondo. Ibikorwa byo kuzimya inkongi byari bigikomeje, ndetse byageze naho hitabazwa imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi ku kibuga cy'indege cya Kigali kugira ngo itange umusanzu. Urumva ukuntu byari bimeze. Usibye ibyangiritse kandi nta muntu wigeze akomerekera muri iyi nkongi, kuko inzego zishinzwe umutekano zahise zihagera zikabuza abaturage kuhagera, bajya gukuramo ibikoresho bitarashya. Nshimiyimana Alexandre wakoraga mu gakiriro ka Gisozi yari afite icyumba kirimo utubati, ibikoni n'inzugi. Ati ngeranyije ibintu byanjye byangiritse bifite agaciro katari hejuru ya miliyoni 18,
kuko ntabwo ubu tuvugana nahita mbara buri kantu, ariko ibyari muri icyo cyumba ntabwo birengeje miliyoni 18. ubu hahiye nta cyarokotse, nta nubwo wahamenya uretse kubona ibyuma gusa. Kimwe n'abandi benshi bakoreraga muri aka gakiriro, Nshimiyimana nta bwishingizi yari afite. Ati nta bwishingizi nagiraga, ariko narindi kubushaka. Ubushize nagiye kubushaka, ngiyeyo nsanga igishoro mfite nibyo bansaba, sinajya mbibona bitewe n'ubushobozi. Iyi ni inshuro ya 4 aka gakiriro gafashwe n'inkongi mu gihe kitagera ku myaka 4. Inshuro iheruka hari muri Gicurasi 2023. Ikindi gihe kari kahiye hari tariki ya 17 Kanama 2021, ndetse kari kanahiye tariki ya 29 Kamena 2019. Gicurasi Nyakanga Kanama ni ukwa 8 kwa yego 2021, ndetse kari kanahiye tariki ya 29 Kamena 2019. Turi mu tariki zinga uyu munsi 30. Yego 29 Kamena 2019. Mu gihe kwa 12 Gashyantare 2023 nabwo kafashwe n'inkongi y'umuriro mu gice kibikwamo imbaho. Rero tuhite tujya kuri iki kintu. Ubushize hari mu kwezi kwa 5, n'ubu ngubu bibaye mu kwezi abasatanike. Ubwo abasatanike nuvuze n'abakorana n'izo imbaraga zose, abakorana n'imbaraga za Satani cyane, ndetse n'abami n'ubutware cyangwa se na za leta zifunga mu kwezi kwa 6. Tugeze itariki 30. Yego kirabaye cyo kintu tariki 30 kirabaye z'ukwezi kwa 5 kirabaye. Kimaze kuba kugira ngo twinjire mu kwa kangahe? Mu kwa 6. Mu kwa 6 bo baba bafunga umwaka. Yego bajya kwinjira mu ndi mwaka, bajya kwinjira mu ndi mwaka. Ari usanga uzasanga abantu bose baro barakorutira. None ari tugaruka turatangira no kwezi kwa 7. Yego kwezi kwa 7 kuri bo n'ukwa mbere. Ukwa 8 ariyo ntuza. Yego nako nuko ukwezi kwa 7 kuri bo n'ukwa mbere. Ukwa 8 ukuvuga ngo uku kwezi kwabo ni ukwezi kwa ukwa 12 kwabo, aho bitegura kwinjira mu kwezi kwa mbere kwabo. Bafunga umwaka, baserebura, bamwe bishima abandi bagira abandi barira. Okay, urebye nihe mpamvu rero bashobora kuba nanjye kwango batwitse kandi nyine ni Satani. Satani aratwika. Satani yatwitse. Nose Satani ntaho mbeje abacururizagamo. Satani nawe aridegembye, arumva yishimye kuko yahombeje abantu, nawe agomba gukora cyane. Hari abantu babitekereza mu buryo butandukanye. Hari nk'umuntu ushobora kuvuga bo n'inkongi akenshi ingenzi ko iterwa n'ibintu. Ushobora gusanga hari abantu nk'umuntu wenda waraje ari ibintu nyine byari kubatu, ariko none ugasanga hari nk'umuntu wasize ibikoresho mu buryo atarasanzwe abisigamo cyangwa ibindi. Ariko wowe sinzi impamvu muri kano kanya ushobora kwizeramo ko bishobora guterwa n'iyo myuka mibi cyangwa nabo bakozi ba Satani. Ese uwo ngowo wasize atabitse ibikoresho agomba kubibika, we kuki yaba atakurewemo na Satani inawe ikamukoresha? We kuki atabitse aho yagombaga kubika agatuma haza ibibazo nk'ibyo? Ni nyirabayazana. Mbese nyirabayazana ninde? Nawe ashobora guhatewe na nyirabayazana Satani, cyangwa se yo kwibagirwa. Nta kintu kitagira imvano. Ikintu cyose kiba gifite imvano. Ahantu harateraniye abantu habamo umuntu umwe akaba afite imvano yo gukorera umwanzi akamukoresha. Yandi magambo akaba inzira cyangwa ikiraro cy'umwanzi kugira ngo amukoreshe. Ni ibibazo ku bantu bakoreraga ko byagenda kose. Urumva bagiye kwinjira mu gihombo, ndetse urumva bagiye gukena. Ese leta nta kintu bafasha bano bantu baba bahuye n'ibi bibazo? Buri icyambere niyo mpamvu usanga birirwa bakangurira gushaka assurance. Bashaka ama assurance abishyurire, kandi assurance nazo zirahenze. Zirahenze rwose, ifite ibiciro byinshi biri hejuru. Yareba akavuga ati igishoro cyanjye nk'uko uwo nguwo bitanzemo ubuhamya, akavuga ati igishoro mfite ni intanga assurance ya miliyoni 10 kandi mfite 18 cyangwa atanga 8 mfite miliyoni 10, ndaba nsigaranye iki? Wenda yagurishije utuntu tw'iwabo. Yego. Yagurishije agasambu k'iwabo kugira ngo abone igishoro acuruza, abone ko akora ku mafaranga. Yego.
byose rero ni ukuvuga ngo badushishikariza kujya muri asiranse. Wenda icyo twavuga ni ukuvuga ngo abantu bafite amasiranse nibo bari bwishyurwe, ariko n'abakorera bene ayo makampani nabo bagerageze bagabanye ibiciro, ariko nabyo biva mu misoro. nawe arakubwira ati natwe dusora ibi, natwe tugere gute, impanuka ni nyinshi mu muhanda. Rero akavuga ati nitujya gutya ejo ukagonza yandi ajya gukoreshereza muri inkongi bitajya kwishyura byose, ahubwo avuga nabwo nabo ubwabo n'abafite amasiranse akenshi bazajya kubishyura batinze, ko batinda kubishyura azaba yarakennye, yarashonje, yarapfuye nabi, bayazanye n'ubu nta kintu kibamarira. Nimba wenda warigeze kumenya amakuru ku nkongi ya mbere cyangwa se ubushize hashya, mbese abagarutse hongera akagarukamo babandi mu ntuza yabo bakarangura, cyangwa n'ubundi ubwo bahita bisaba ko basaba bw'ibishoro bindi ubwo ngubwo? Ntago mbizi ibyo byo rwose, naba mbese ntago mbizi. Urumva tuba tugira ngo tumenye, kuko urumva uko byagenda kose kari hari igihe umuntu ahomba akagenda burundu, hari n'undi uvuga uti eko se buriya wajya uhisha kangahe kongera ukagaruka, wagaruka waba ufite ikibazo. Waba ufite ikibazo, waba ari we nyirabayazana, guhora bishya ukongera ukagaruka, ahubwo niwe waba ufite, ari wowe umeze nka Yona. Inkuru ya Yona urayizi? Yona mu bwato kugeza igihe ateza umuraba, bakamunaga nuza mu nyanja, ifi ikajya gute ikamusama, kugeza igihe imurutse hariya hakurya. cyane. Ibibazo nyine ubwo urumva abantu bakoragamo hariya nyine urumva bagiye guhura n'ubukene bukomeye n'imiryango bose nyine ubwo urumva bakoraga abana ubwo ngubwo minerivare zirabuze, sinzi n'ukuntu biri bugende. ngo umuntu wese ugiye kuzajya mungangonguriza amafaranga kuri ati harahiye, akubwiye ko yakoreragayo. Niba ajya kubyiganirwa n'imico mibi, umuntu ajya ahakana ko agomba guhakana kuruta kwitira icyo atari cyo. Yego, reka twinjire rero kuri izi nkuru, tugere noneho ku nkuru yo bita Gafaranga, uwo bita Annette Murava. Ejo bundi yagize gutya nyuma y'igihe abantu bamuvuga nabi, ndetse nyine bavuga ko yafungishije umugabo we, arangije we nyuma yo mu kubasubiza, reka nze ndebe post yo kuri Instagram yiwe, arangije yipostingira ifoto ari kumwe n'umugabo we. Ndetse no muri kano kanya uyu munsi tugiyereho kujya kuri uyu mudamu, tugiye kumuganiraho, uyu nguyu Annette Murava, sibyo? Uyu Annette Murava bivugwa ko ari we wafungishije umugabo we, sibyo? None nyuma yo kufungisha umugabo we, muri kano kanya urabizi ko hagiye haza inkuru. Annette Murava, inkuru ya mbere yasohotse mu Gafaranga, wakubitaga umugore we akamubwira ati tariki iyi akamushyiraho itariki yo kumwica. Iyo nkuru turayumva. Nyuma haza n'izindi nkuru, ubwo urumva ngo yamufungishije, haza n'izindi nkuru ngo yanditse ngo ibaruwa imusabira imbabazi. Ibyo bigenda bivaho, hagira n'umunsi wo kujya ku rukiko, aho yagiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ari nabwo Murava abonye uburyo yaje ku rukiko yirukanka imodoka, uburyo yinjiyemo, sibyo? Ibyo byose biraba, haza kuba icyo bita gusomwa ku rubanza nyine kuri iryo burana. Birangira hafashwe umwanzuro ko uyu Bishop Gafaranga agomba kuba afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Nekeza ko nta minsi 5 yo kujira ubusi yararenze. Ejo bundi rero hashize iminsi 3 uyu Annette Murava yipostingira agafoto, sinzi nimba warakabonye. Warakabonye ko ku bukwe bari kubyina kuri Instagram ati God is perfect design. Nibwo bwa mbere yaravuze kuri Gafaranga. Ibi ngibi urumva iyo ugenekeje mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngiye buryo nabyumvishe, ubwo urumva God is perfect design ubwo no kuvuga n'umutako mwiza w'Imana. Niyo mpamvu umuntu atagomba kwivanga hagati y'umugabo n'umugore. Turaza kubinjiramo ndacyari kukubwira. Yego. Ejo ubungu hashize amasaha 18 Annette Murava apostinga agafoto keza, urabona, sinzi nimba uri burebe muri telefone yanjye. Yego. Ati God is in this story. Imana iri muri iyi nkuru yacu. Okay. Uyu munsi hashize amasaha 5 yamwirije, urumva Instagram yahindutse Gafaranga.
hashize amasaha 5 ati my prayers heart and thought are with you. Ati amasengesho yanjye, umutima ndetse n'ibitekerezo byanjye biri kumwe nawe. Twagiye rero. Uyu mugore ko bivuga ko ari wafungishije gafaranga kuki ari gupostinga ibintu byose. Buriya ngo umanika agati wicaye wajya ukamanura ugahagarara. Buriya ibintu biri hagati y'umugabo n'umugore ni ibintu umuntu wese adashobora kwinjiramo ngo apfe kumenya. Ari niyo mpamvu mbwira abadukurikiye n'ujya ubona umugore usibye amategeko yonyine, nibyo njya nkunda kuvuga ngo ushaka abanzi babiri ajya hagati y'umugabo n'iki n'umugore. Yego. Buriya usibye amategeko aba yarabasezeranyije akabahambiranya, ariko nayo ashobora kubatandukanya, ariko imitima ishobora kuba igitekereza nk'ikikundana. Nta wundi muntu wakagombye kujya hagati yanyu. Wakagombye kumva inkuru z'umwe akaza akakubwira ukikiriza ukamugira inama, ariko udasesereza wa wundi. Iyo ugiye guca urubanza rw'umugore n'umugabo bigusaba ubwenge bwinshi cyane, bigusaba ubwenge kuko hari igihe ushobora guhubuka bakaguhubukana bose. Bakaguhubukana bose. Niyo mpamvu rero kuba Annette ari gupostinga apostinga umugabo nuwe barabanye, kandi ko kuvuga ngo Imana ibirimo inabirimo n'izacurwa n'izukuri. Kandi amasengesho nibyo, iyi nkuru yabo ni story no kuva butangira. Ntago byakora ko umugabo yaba ari umunyamakosa, nta nubwo byakora ko umugore nawe ari umunyamakosa. Ntago byakuba yamupostinga, ntago bikuraho ko adafite umubabaro, ariko ashobora gutaka. Buriya icyo mbona yaratatse atabaza amategeko ko niyo yabahambiranyije. Rero umutima ni wari wakomeretse, yagombaga gutaka atakubabaye. Hama ageze mu mategeko, simpamya ko iperereza ryafashe gafaranga arakurikiranwa iby'umugore gusa. Buriya amategeko areba ibintu byinshi. Ni nko kuvuga ngo ugiye kwivuza indwara imwe bagacekinga umubiri wose, babona izindi zirenze n'izo utaruzi. Rero ashobora kuba hari ibyo babona bindi. Icyambere tugomba kubanza bakamenya ese niki cyatumaga avuga ngo itariki imwe umunsi umwe runaka nzakwica. Sibyo? Umuntu babana ugaragara akavuga ati umugore wanjye, ariko iryo jambo rikavuga ngo nzakwica. Ashobora kuvuga ngo ndatebyaga, ariko binjiye mu mategeko bagomba kwanariza akantu n'akandi. Iryo jambo ryonyine ubwaryo ushobora kumufungisha. Kandi Annette yagaruka ati ngo uhaye imbabazi, bakavuga ati sigaho. Ibi byo nta n'ahantu hamwe wabihungira, wowe zimu, ariko twebwe ashobora gufata akamuniga cyangwa akamurya izo nzaro. Baraka batari ko si uyu muntu unigana gutya n'ubwa mbere aniganye, bagakurura ibintu byinshi. Rero niyo mpamvu iyo umuntu ageze mu butabera mba nzi neza ko amategeko akora ibyayo kandi akabikora. Hanyuma kuba yapostinga avuga ko ari we nzozi z'ubuzima bwe, ntabwo byakuraho ko bakundanye. Ubu si uburyarya si ubu. Nakubwiye ngo ibintu by'abashakanye ntabwo wabimenya. Kurya ufungisha, reka nkubaze nk'uyu gafaranga aramutse wenda ari nka musaza wawe, ukumva umugore yaramufungishije, yangiza akazayirirwa postinga gutya. Mbaye nzi amafuta ya musaza wanjye, navuga ngo ahubwo muramukazi wanjye yarihanganye. Sibyo? Naho kumupostinga ni se w'umwana we. None se kuki yamufungishije? Nese reka gutaka yaratatse. Yego. None kuki ibi byose atangiye kuyipostinga ari muri 30 y'agateganyo? Nyine nakubwiye ngo yamanitse agati yicaye. Kukamanura biramugoye, ntabwo arazi ko byageraho. Niyo mpamvu yakoresheje imbaraga zo kugira ngo amufunguze bikanga, kuko ubutabera bwarasesenguye. Hari message wenda baba barandikiranye n'umugore we iki, ariko nanone ngewe mbona uyu mugore akimuri n'inyuma. Yego. Nge mbibonamo nk'ubutwari, kuko arundi ajya hirya akagumya agacongesha akajya yinyegeza, ariko kuba hari
ntawamenya. iyi 30 y'agateganyo ubwo bizagenda bite? 30 y'agateganyo se mugenzi no kumusengera. 30 y'agateganyo ishobora no kuva 90. None se kubera iki nimba bishoboka ko mbona nyine urukundo rugihari? Ndabona Nose arahindura ikize mu rukiko. Nyese ntabwo ari kumusabira, uyu ntabwo ari kumusabira imbabazi. Ntago bikunda hari. No kwanga aka kanya ari kwicuza. Ndari waricuza. Ntago byakunda hari abasigaye bubwa butabera bukora ibyabo. Yego. Uyu murava rero n'ubundi mbere yuko babana abantu benshi bagiye babarwanya, muri uko kubarwanya bakazajya nyine abantu benshi bakazajya barwanya umubano wabo, bakaza bavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko aka kanya nawe akaba n'ubundi yaratanze yarabigaragaje ati umugabo wanjye arankubita ibi n'ibi. Urumva we aho kugira ngo ajye kuri Legacy yari kwicecekera, aho kugira ngo ajye guhereza abantu ibyo bavuga mu gihe n'ubundi bavuga ko batazabana. None se ko amagambo abantu bavuga umutogoto urusaku rw'ibikeri ubuzuva amakuva. Yego. None se ko abantu baragiye bavuga bagataka bakavuga we ntabyumva akaba arageze akirebera, areke gutaka ngo nuko ngo hari amagambo yavuzwe. Oya ntabwo ari byo, turi mu gihugu cy'ubutabera. Akubitwe arenganywe nk'abandi bose yicare, ibyo byo ntabwo wabigenderaho. Niba yarababaye yatabaje, ntabwo abantu bose bafata ibyemezo kimwe. Okay. Uyu rero nandi gushaka inkuru n'ubundi ni inkuru ya Gafaranga. Uyu Gafaranga wataye muri yombi, hari uri gupostingwa n'umugore we cyane. Nekeza ko n'abantu bari hanze nta muntu umushyigikiye nk'umugore, kuko ku bitangazamakuru bari kuzakamurwanya bati ku cyakubitaga umugore. Nekeza ko hari nabo n'abahawe amakuru wenda na Murava nabo baza bakabivuga bati yakubitaga umugore. Ariko nitujya kureba ibyo Inyarwanda yanditse bivuga ko ku wa gatanu tariki 23 Gicurasi urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruhereye mu karere ka Bugesera mu Burasirazuba rwategetse ko Habiyaremye Zakari wamubaye mu itangazamakuru nka Bishop Gafaranga afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu igororero mu gihe ategereje kuburanishwa ku byaha akurikiranyweho birimo gukubita, gukomeretsa no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Ati ubwo yitabaga urukiko kuri 24 ntabwo ibi ngari byo nshaka, ahubwo ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso birimo raporo ya muganga igaragaza ko Murava afite igikomere ku ijosi. Urikumva? Ati aribwa mu nda ndetse arangwa n'agahinda gakabije gashobora kuba gashingiye ku ihohoterwa. Hari kandi n'ibyavuye mu nzego z'ibanze bigaragaza ko mu rugo rwabo hahoraga amakimbirane. Uri kumva ko nago bari babanye neza. Uri kumva? Nyine ntago bari babanye neza, byari birenze urugero tuma umugore ajya hanze. Birashoboka wenda reka twemera abaturage bo bagira amakuru y'abaturanyi. Yego. Twabyemera. Ariko kuba agahinda gakabije gashobora guturuka ku bintu bigiye bitandukanye. Bikomere ushobora gukomereka nawe ubwo ari we yitabara. Ibindi nabyo kuribwa mu nda, ntabwo nzi yaramukubitaga imigeri ku nda. Muri byose ibyo yaba umugore ibyo yagaragaje biragaragara ko yahohotewe. Hanyuma ku mugabo nawe ntago bikwiye ko yagahohotewe. Ntago bikwiye ko yakitwara cyo nk'umuntu w'umugabo. Ubundi umugabo asigasira urugo rwe. Umugabo udashobora kubungabunga urugo rwe aba ari ikibazo. Ugomba kubungabunga urugo rwawe. Umugore ntago ugomba kumukubita nk'abakubita ingoma y'abaporoso. Ntago ni umuntu iyo wikubise umugore uba wikubise. Ntago ugomba kumuhohotera kumugeza kuri urwo rwego. Niyo mpamvu uyu munsi ariho atakana yuko ari muri gereza. Buri uyu mugore kumurega nibwo bushobozi yari afite, avuga ati ngukubise byagenda gutya, ariko gukubita abonye bitakunda yitabaza ubutabera. Uko rero uyu munyururu uriho urya Gafaranga ni nako n'uyu mugore nawe yababaraga amubwira amagambo mabi, amukubita cyangwa akora iki. Ariko hagati ya bose nta numwe nakwifuriza ikibi, ahubwo navuga ngo n'umwanzi Satani wagiye hagati kugira ngo abarwanishe. Yaba umugabo yibuke ko yarambagije umugore amukunze, yibuke inshingano ye, akunda uwawe cyo wamukundiye. Niba ari afite agahinda ko kutishima, yagombaga kumufasha akamuha umunezero
kugira ngo yishime Yego. kandi nabwo atishima ntabwo umuti ari uwo kumudiha ntabwo wari umuti wo kumuhondagura hari ibintu byinshi. Yego, aka kanya twese abakunzi bagafaranga cyane ko harakunzwe cyane, turi kumusengera, abantu benshi bari kuvuga bati nagira asohoke, urumva benshi bari kumusengera. Ariko uyu mudamu nawe wamufungishije, reka mvuge gutya, kuko kuba yafunzwe bigaragaza ko nyine ziri mwe mu mpamvu yafunzwe harimo uyu mugore, sibyo? Uyu mudamu wamufungisha kumupostinga buriya nawe akaba arimo aramukumbuye, arapostinga ati ndi kugusengera, nyine amasengesho yanjye, umutima wanjye ndetse n'ibitekerezo byanjye biri kumwe nawe. Yego, nyine nawe akeneye guterega urugo. Iyo umugabo ari mu rugo akaba adahari, hari ibintu bigaragaza ko umugore urugo rutuzuye. Nawe buriya kubera ko amaze igihe umugabo atari kumwe, buriya arabona icyo umugabo ari amaze mu rugo. Byose nabishyira hamwe avuga ngo ari mu buzima bwo kwicuza. Ari Gafaranga rero aricuza, ari umugore nawe araricuza. Rero muri byose icyo twe tubifuriza ni uko urugo rwabo rwahama, bakongera ari umugabo akaza ntaza ashaka kwihorera, n'umugore nawe akicuza kandi agahinduka. Buriya bose umwe wese afite defo akeneye guhinduka, bose bakeneye guhinduka kugira ngo bubake. Niba Gafaranga uyu nguyu twabonye ubwo twari tuzi imbere mu biganiro byiza kavuga, ariko uyu munsi bakaba bamushinja ibi, uyu niwe tubona. yego, Niwe Gafaranga, uriya w'imbere yari pirate, ariko uyu niwe uru ni rwo rugo rwabo. Ariko noneho hari ishuri bize, kandi iri shuri ibisenya urugo ni byinshi, ariko habaho nanone n'Imana irarwubaka. Imana irarwubaka, ntabwo twabarimiraho itaka, ntabwo Gafaranga twamwita umunyacyaha tumwange, n'umugore ngo tumwange. Ubwo bose twabasabira tubingingira Imana kugira ngo Imana ikomeze ibashyigikire kandi ibahe amahoro mu mutima ndetse no mu rugo rwabo. ubu ngubu Gafaranga nafungurwa bazongera babane? Byashoboka, nese aramushyira ari gatanya bahawe, nese barabatandukanyije. Nese ibibazo ubu abantu bose bagirana ibibazo mu ngo zabo. Umugabo yagufungisha wangiza ukagaruka mu kabano ukajya mu ibyo biterwa n'icyo yafungiwe. None se niba we yafunzwe bakamwereka amakosa, ahubwo azatadori, ahubwo azaza avuga ati madamu mbabazi, nararengereye, nakoze amakosa. Avuye mu igororero, n'umugore nawe amubwira ati mbabare, ubundi urugo rwubakwa na mbabare. Nta gihe umugore n'umugabo badakosanya. Rero gufungwa si ikibazo, kujya ku rwego rwo gufungisha. none ko bagiye gusezera, yegeze ntabwo numva icyo, ako wigeze usezerana. Niba utarasezerana niyo mpamvu urubaza ibyo bibazo. Nose yamureze kuko ara niho yasezeraniye, kuko ara niwe wabaha gatanya, niwe wabatanduka no basezeraniye. Mu yandi magambo yaregeye urwego rwabasezeranyije, akagaruka ati twongere tubane. Arewe ubu se mugize ibibazo ntago mwakonya, ntagiye muryamo mwakareba undi akareba kandi mukongera mugahindukira. None nkubaze, uyu nguyu Gafaranga ko bivuga ko ngo yarebaga video z'urukozasoni, ko byavuzwe n'umukozi wo mu rugo ngo kwa Gafaranga mu kiganiro nabonye ku rugendo, ati Gafaranga yarebaga video z'urukozasoni, bajya kurwana umugore yavuga ati muzaye mwiranje mufata aka video cyangwa se muzarikodinge muturikodinge na telefone. Uyu Gafaranga wakoraga ibi bintu byose akaza akareba ngo video z'urukozasoni, akaza gushaka kugitoreza kuri Murava. Umurava naza azongera mukingurire yinjire. Urakoze, nakubwiye ngo ibyo twatugiye kwinjira cyane uburyo bari babanyeho ko abashakanye. Ariko icyambere cyo kuba yararebye bagama inuza video z'urukozasoni ni ibyaha bya Gafaranga by'ubusambanyi. Yego, kuko niba yaragize irari ryo kureba amavideo, kareba amavideo y'urukozasoni, muri we yaratarahinduka. yego, Murava mufate nk'umupagano rutarahinduka. Ibi ni ibintu byeze muri iki gihe guhindukira. Muri iki gihe hari ibintu byihari, hari n'igihe umugabo areba amavideo y'ubutinganyi, akagaruka akaza gushaka kugira ngo abyitoreze ku mugore, umugore akabyanga. Ariko niba yarageze hariya mu igororero, bashobora kuba baramweretse. None se kureba amavideo uri umugabo ufite umugore y'urukozasoni ni byiza? Ntabwo ari byiza. None se urumva atarakoraga ikosa? Akoraga ikosa. None niba yarakoraga ikosa, ubu ngubu niba naza akazumva iki kiganiro, nkawe w'umugabo uvuze uti ni ikosa, nanjye nkaba ngo ni ikosa, azamenya ko ari amakosa yakoze.
rero ntabwo byoroshye ko umugore ahita amwakira abyakira ibyo bintu Yego. rero kuko avuye mu igororero niho tugiye kubona ko yahindutse Yego. azaza avuga ati ibi videwo sinshaka kongera kubireba byaranyangije mu mutwe ahite yihana icyo cyaha umugore amubabarire akore gahunda nk'uko yazikoraga ariko ntagaruka n'umuntu ashaka gukomeza kubikora azaba ari abakabaye icwende Yego. azaba asanzwe ari byo akora n'ubundi amufate nk'uko niyo mpamvu rero nabwiye ngo kuba ari mu butabera Annette ashobora kuba yaramureze ku kantu gato ariko bagezeho bagacukumbura ibindi Yego. none ibyo bindi rero ntabwo bashobora kumurekura iyi minsi 30 bamukatiye nuko ari byo bakireba nibamara rero kubona ibyo byose nzi neza nemera igihugu cyacu nemera n'ubutabera bwacyo Yego. bazamugira nibamugira inama rero azahinduka ntahinduka tuzamufata nyine nk'umuntu wananiye igihugu azaba ari uwo nguwo ari cya giti kitagororeka ariko ndabizi ko nawe afite umutima umucira urubanza Yego. nawe azabireka arongera ati God is in this story bivuze ati Imana iri muri iyi nkuru twinjire duse nk'abinjira kuri kano kantu iyo avuze ati Imana iri muri iyi nkuru nta kigaragaza ko hari ikintu cyihishe inyuma y'iyi nkuru yabo ashobora kuba atari wamufungishije nyine nabikubwiye si nk'uko hano ya Annette yaba yihakanye gufungisha Murava nako gufungisha kera bigeraga bajya gusaka mu mago bagasaka bashaka akanyanga ariko bagera bagashangamo imbunda kandi baje bavuga ngo baje gushaka kanyanga bajyaga gusaka kanyanga mu mago y'abantu bazi ko aho hantu bateka kanyanga ariko bagera bagasangamo imbunda Yego. n'uyu nawe baje Annette yabaye imbarutso ariko basangamo ikindi kibyihishemo kandi we adashobora kugera gute adashobora guhindura bivuga rero kuvuga ngo iyi nkuru icyo yavuze ndacyemera we n'umugabo nibo bazi Yego. twebwe nuko nyine tubikora kugira ngo bya YouTube abantu mwumve inkuru ariko twe baraducanga nta n'ikintu na kimwe twajyamo kuko kugeza uyu munsi ntabwo tuzi no mushobora kuki urubanza bashobora kurushyira mu muhezo impamvu bashobora gushyira urubanza mu muhezo nuko hari ibintu runaka reka wibuke urubanza rw'umugabo bita Kazungu wishe abantu Kazungu ntiyemereye ku mugaragaro yarabyemeye kuki bashatse kuburana bakamushyira mu ntuza mu muhezo n'ikihe kirise bari bagiye kurana nuko imbere hari ikindi kintu hari ibindi bintu rero n'iby'abarera n'iby'abagore n'abagabo mujye mureba bibareba bitabareba muhite mukata murebe hirya ibisigaye n'ubutabera uko byagenda kose ariko nubwo hari n'inkuru zagiye zisohoka zivuga ziti uyu Gafaranga ngo yakubitaga n'ubundi n'umugore babanaga nimba rero Annette ari gupostinga umugabo ubona ko we nta kibazo bafitanye kandi bikaba bivuga ko uyu Gafaranga ngo yakubitaga umugore cyangwa se abana be afite n'abandi bana yaba agira ikibazo nawe afite akaba gusa ntabwo byadutera ikibazo kubera ko n'ubundi yatandukanye n'umugore nese watandukana n'umugore ntacyo umupfa umuntu ashobora kwibaza ati bishobora kuba byatewe wenda hari n'igishaka akadefoke nako kantu buriya zigira uko zubakwa buri umuntu wese agira akadefoke buriya akadefoke nako ngako nyine niba uwa mbere aramukubitaga akaba ageze no kuwa kabiri agakubita uwo niwe Gafaranga nyine nta n'ibintu ugomba kumumbazaho n'uwo nguwo yego n'uyu nguyu Gafaranga hano tumufate gutyo tumusengera ahinduka abantu batari bazi n'ubundi yagendaga acisha mu bitekerezo bye bica kuri YouTube wajya kubona aza agashyiraho ibitekerezo bye ati kuri nuza akavuga ati umugabo udakubita umugore nako umugabo ukubise umugore iyo ukubise umugore ukennye umugore akagenda iwabo baramubwira ati guma ahangaha ntabwo uzabura uzakurongora reka iriya muka ariko iyo ukubise umugabo nako ikubise umugore uri umugabo ukize uragenda wagera iwanyu akavuga ati niko zubakwa subirayo ntabwo subirayo niko zubakwa ihangane ibi ni ibitekerezo bya Gafaranga ni ibitekerezo bye nyine nawe ntubona bimugejeje yaza kuba ari umugabo ufite ibitekerezo bizima bitari ibyo ntabwo yari gukora iki cyaha kuko iki cyaha yakoze
cyatumye gishyira ubwambure bw'urugo rwe hanze. Kandi muri kamere y'abagabo bakunda icyubahiro, bakunda uburyo urugo rwabo ruba rwiyubashye, ahereye ku mugore nawe ubwe n'urugo rwe. Aharanira urugo rwe ko rutagirwaho umugayo, ruhora ari ibanga. None rero kuko yakubise umugore byatumye uyu munsi none se ubu nibwo abaye umugabo, ubusa nibwo abaye umunyamafaranga. Izo disiko ntago nigeze nzumva uko hari umuntu ukurikira kubona ari cyo umukuraho. Amafaranga nta kintu wabonaga amukuraho. Kihe yananiwe urugo rwa mbere, nari kumwigiraho ikihe akagira ibitekerezo byiza nk'ibyo ese umuntu wakurikirwaga cyane ku isimbi. Abamukurikira ni bande? Tonze tureba abamukurikira. Abakunzi b'isimbi. Ubu saba bamukurikira ubundi ko bamukunda. Nabo kuri iyo cano tugomba kumenya abantu ni bande. Se dushobora gusanga wenda abakurikira ibyo bitekerezo be nabameze nkawe. Sibyo? Nabavuga bati nanjye mfite ibitekerezo byo gukubita umugore. Nabakeneye guseka. Yego. None se wambwira ngo gukubita umugore ngiye nkagukurikira? Wambwira ngo wataye abana bawe ngiye nkagukurikira? Hari ibintu ukurikirana umuntu, ushobora gukurikira umuntu uko ameze kose kurikira ijambo ry'Imana. Cyo nicyo gice jewe mperereyemo. Yego. Reka nkubwire, uzi ko nkurikira umugabo bita Jihad? Uramukurikira cyane rwose, ndi umufana we. Jihad se arusha iki gafaranga? Buretse gato. Uzi Jihad yo yica uzakurikire Jihad. Jihad aricaka gukubitira kandi imbwa ayita amazina yayo. Wakumvise? Ariko na gafaranga imbwa yitaga amazina yayo. No. Wambwira ute ko imbwa yita amazina yayo? Uvuga ngo kubita umugore kuko uri umukire. Kuri umukire. Umuntu ukubita umugore abari. Yavuga ati umukire agomba gukubita umugore. Ariko umukenera agomba gukubita umugore. Gutese. Kuko yavugaga. None se uyu munsi amafaranga. Umukire agomba gukubita ngo umugore. None se reka buretse gato. Nuko ariko zubakwa. Reka maze zubakwa gute? Zubakira ku muriro se? Zubakwa kuriya kuko nawe ari we yavutse. Buriya uko wubatse niko so yubatse. Ariko twemera twega abakijijwe ko ushobora guhindura amateka yahashize. Yego. Ubutunzi ufite uzi uburyo uzaho bukomoka. Yego. Ari buturuka ku maraso y'abandi. Abantu wishukambura ibintu byabo. Yego. Nawe uzahora wica mu maraso yawe. Niba ukomoka mu muryango birwa bakubita abagore, uzi ko ari bwo butware. Yego. Sibyo? Ariko ntabwo ari byo bikugira umugabo. Ariko batabagore mu rugo baragorana cyane, ikaba ngombwa ko hari iyo mpamvu bituma bisanga bari kubakubita. Abagabo ntago bagorana. Agafaranga iyo ukurikije story yiwe araza akavuga inkuru ye ukuntu yabaye mayibobo, sinzi nimba aragiye ubona ibyo biganiro byo byakera, avuga amateka yiwe kugeza aho akize, wenda akaba muri etage. Urumva ko ubuzima bwari bwarahindutse. Kuba muri etage se niko gukira. Ahubwo ikimbabaza nuko abantu bose baza bidekara ko babaye mu ma etage, hari bingo zanane bafite ibibazo. Hari undi se rwananiye utari gafaranga. Reka tujye ntago nshaka kubyinjira. Abubatse ama etage b'abagabo inkuru za ntago ziri ku mihanda. Abakodesheje ama etage n'abayarimo ibyabo biri ku mihanda turababona. Yego. Hanyuma ikindi nshaka kukubwira, abagabo bose n'abandi bantu baciye bafite story ko baciye babaye ku mihanda ntago bitwara nka gafaranga. Sibyo? Ntago bitwara nka runaka. Nta nubwo ndi buvuge ngo ni gafaranga. Ubwo umuntu wese ufite mentalite nk'izo niwe navugira. Sibyo? Umugabo yicara kuba ku rugo rw'umuntu wese akamufatira icyitegerezo. Ariko yo uje kurwana umuntu agufatira icyitegerezo cyo kurwana. Yego. N'uburyo uvuga story yawe rero ni ikikwereka ahubwo ko wubatse ufite igikomere. Kuba ubuzima wabayemo, ubutunzi ufite, yukandamiza umugore kandi umugore ari umufasha, ni ikikwereka igikomere cy'ubukene bwaho uvuka kitaragushiramo. Ariko yo wakoze ugahinduka, uhita uvuga ngo uhora ushakasha kugira ngo wa muntu uri muri bwa buzima bwo wabayemo kugira ngo bumukuremo. Ariko ushatse uvuga ngo ndakudiha ngo ukubite nkwereke ko nanjye nshoboye, ufite ikibazo. Kanamushyira n'itariki azapfira. Uba ufite ikibazo. Ahubwo ubukeneye abaganga kuko dufite abantu bakuze bagorana. Iyo ugiye kugorora umuntu biramugora. Akavuga ngo ni amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Rero kubura abakobwa ujye umenya ujye gushaka umugabo, ubanze umenye ese ibyo afite nuko agenda yaragorowe cyangwa ni cya giti kitagorowe amafuti yari bwo buryo bwe. Yego.
kuko ushobora kugera mu rugo ugahura n'ibyo bibazo ugahura n'uwo muntu uwo muntu umeze gutyo ibyo bikomere ni wa muntu udahaha ni wa muntu utitawe nawe urantegekera mu byanjye aho ibibazo byazi wenda tutewe n'uko ubuzima turiho ducamo umugore yari nyamwari yaricaga akareberera urugo buriya abagabo bari abenshi banezezwa nuko bita ku ngo zabo ugasanga arita ku mugabo akavuga ati umugore nubwo atazana ibya mirenge ariko gishingano yanjye ni iyi ngiyi je nkanjye mpereye iwanjye umugabo ntabwo anezezwa n'ibyo nje nikoreye anezezwa nuko we yakoze akazanira urugo rwe ahubwo agaharanira kugira ngo nduhuke agaharanira ko kunyitaho kugira ngo nduhuke kugira ngo yumve ko ari we wakoze ikintu ariko siko abantu bose bateye birashoboka ko wawe yaba afite akazi akagenda akazana akazi akajya mu kazi akazana ibyo azanye ariko mukabibanamo neza ariko niba wumva ati tubyaye indahekana nta mpamvu yo kugira ngo ujye kwirirwa wirukanka ugomba kureba amafaranga yinjiza ukareba n'icyo ahombya mu rugo ugafata umwanzuro uvuga ngo reka ako kazi nzajya nkemura ibi n'ibi uwo ni wa mugabo ushobora no gutekereza avuga ati reka mfate n'ibihumbi 50 mbihe umugore bibe arija de poche ashyire ku mufuka ejo azahura n'abana biganye nyine ajya nuza kumusura mugure ka fanta cyangwa nawe abaraho uwo mugabo abakemura twa tubazo twatunifatiye icyemezo ariko kuvuga ngo icara n'wanyizo nyurire ngo ndakutunze ubugifite bwabo mayibobo n'ubundi ubugifite bwabo mayibobo bivuze njye ndakutunze ndakwambika ndakugaburira dore urya wicaye iyi etaje urimo yanyu iyo ufite mu mayibobo ariko iyo ubonye asohotse aberewe ati dore umugore wa runaka uhita uvuga wishima ko umugore wawe ameze neza ariko ibyo yabonye atabibereye ibyo bimutera kujya mu nzira nk'izo zose kunywa inzoga gusinda uburaya kwiyandarika uri mu bemeza ko gafaranga hari sosiyete nyinshi yangije bitewe n'ibitekerezo byacishaga kuri YouTube yangije zasanzwe zarangiritse ahubwo ibisa birasabira yego hanyuma rero tukibaza kuri uyu mugabo bita Murungi Sabe wahostingaga gafaranga inshuro nyinshi hafi zirenze 3 mu cyumweru ndetse kandi akamwakira kuri ibyo bitekerezo byiwe birimo ibyo ngibyo byo gukubita umugore ndetse n'ibindi hari naho nekereza bigeze kuvuga ngo nimba n'ibintu n'ubundi bijyanye n'urugo akavuga ati na urugo rwanye n'ubundi mbese yakundaga kugaragaza intege nke z'abagore akagaragaza intege nke ziri mu bintu cyangwa se nyine akagira ibitekerezo nk'ibyo ngibyo nakubwiye uyu mugabo Sabe wamutumiraga we yabaga agamije iki kuri platform nini nk'iriya nekeza ko ari nk'imwe ifatwa mu zambere mu Rwanda urakoze mbere ko njya kuri Sabe reka mbanze mere kuri gafaranga n'abameze nkawe umugabo wese ntago yagomba uzavuga ngo abagore ni beza abagore ni beza abagore ni beza agomba kuza kuvuga ibibi by'umugore kuko mu rugo rwe hari ikibazo nkuko natwe abagore tubabona baza hano bavuga abagabo ni baba abagabo ni babi kuko nicyo gicarimo yego wabyumvise kuba yaravugaga abagore ububi bw'abagore nuko mu rushako kandi koko pe gafaranga yarahohotewe we nibazo mu rushako yawe nibazo mu rushako kurushako rwa mbere rwaramunaniye urushako rwa kabiri narwo ruramunaniye nose umva adafite igikomere yarahohotewe afite ikibazo cyo mu rugo yagombaga rero kuza kuvuga umugore mubi urugo rubi akaba ariyo topic agira gute avugaho kwera ko urugo ni rubi bitewe n'urwo yicayemo umuntu ushobora kuvuga umuriro ugutwika ushobora kuzuvuga umuriro ugutwika undi nakaza avuga ati amazi arasumba kantwara buri muntu wese bitewe n'ikigeragezo yicayeho n'abagore nabo tubabona baza bavuga uburyo abagabo ari abana b'abandi abagabo ni babi abagabo ni babi ariko muri icyo gice nkagisobanura mvuganya ntabwo wagomye kuza ngo abagabo ni babi kandi n'ubundi ejo n'ejo bundi uzashogoshera ukajya gushaka undi mugabo ntabwo ushobora kuza ngo abagore ni babi kandi n'ubundi ubakenera yaba uwo mu rugo rwa burara nawe nubwo atakubera mwiza ariko uriya mugore ujya kugura ku ruhande babita ngo indangamirwa nawe ni umugore wirukana umira igufwa ukazana urimira bongore ntawe uvuye rero ntawe ugiye nta mpamvu undi wa mugani uje kuri social media nk'ubu ngubu wenda uri mu kiganiro ukajya kuvuga ngo abagore ni babi ukavuga ibibi by'abagore
iyo utashye mu rugo umugore wawe wagufata gute? nyine wakagombye gutekereza icyo kibazo n'ubundi urataha usange wa mugore. Ibyo babyita kumena amabanga cyangwa se igikomere uba ufite ushaka kuvuga kugira ngo ukire. Wabyumvise? Ntabwo waba ufite ibitekerezo bizima ngo abagore ni babi uri butahe mu rugo wa mugore murarane wa mugore ateka urye. Kandi nawe ariko yumvisha ibitekerezo byawe bifite ye nubwo ataburiyeho mu rugo reka dushyire muri rusange. Ntabwo waza muvuga ngo abagabo ni babi kandi ejo mu gitondo tubona butegera amaboko baze kuko umugabo ntago azakushakira minerivare cyangwa ibyo ayibirayi atabanje kugira ngo tubanze tugire uko tubigenza. Rero ntago bikwiye ko umuntu azanavuga ngo umugabo ni mubi cyangwa umugore ni mubi. Mwakagombye kumenya ibibazo byanyu niba ufashe umwanzuro wo ngo abagore ndabahaze bikemuririyo, niba uvuze ngo abagabo ndabahaze bikemuririyo. Reka ngaruke kuri Sabe. Sabe tumugeho. Urakoze cyane kumbaza kuri Sabe. Jewe ntabwo mbona ikibazo kuri Sabe kuko Sabe ntabwo tumubona atumira agafaranga mu rugo rwe basangira bicaranye yahaye gafaranga akazi ngo amwigishirize abana uburere. Amukoreshereza waka mu bana tubona avugira kuri cano ye. Sasa rero Sabe ni umunyamakuru kandi Sabe ni umucuruzi. Umunyamakuru akakunda wenda uzareba abanyamakuru akenshi akunda gukora content ijyanye n'ubuzima nyine ntabwo ari icyo ngicyo twe kujya kwinjira umunyamakuru twe kumwinjiraho nta n'ibintu birebire ahubwo giye nubwo njya ngaya uyu munsi turakorana ikiganiro wankoresha ikiganiro yewe ukankuramo ibyo ntashatse kuvuga. None se Sabe yabwiye gafaranga ngo uvuge ibi. Ariko nuko abagaza ibitekerezo guteza ibitekerezo bye nyine niba yarakoreraga inkuru ikarebwa cyane. Sibyo ikarebwa cyane bivuze ngo rero yagombaga kongera kumutumira kuko aramwinjiriza. Rero kuba yamupostinga kuba yajya ahantu hose na TikTok wasanga ari TikTok ya Isimbi byanga bikora byose wabibonaga postinga cyane pe cyane rwose nashaka komeze nuba postinga agaragaza ko ari umugabo w'ibitekerezo bizima kandi yabitanze nose wowe wikura ibitekerezo urabivuza imitsi yareze ese uratanga ibitekerezo byo gukubita umugore nyine kuri we nyine nirose uramushyiramo ibyo adafite. Ese uwo muntu wowe wabwira umugabo utagira ubwanwa ngo mera ubwanwa vuba vuba niwo mbyemera. Uwo muntu yaza kugusura iwanyu rimwe kabiri gatatu umwakira aho arakubwira ati ugomba gusenya cyangwa bigomba kugenda gutya aho araguhereza ibitekerezo byo gusenya. Nkubwira ikibazo wowe ko wakoresheje umugabo bizi ko ari umugabo akambara ikanzu y'umugore akaza kuri cano yabibona ko yambaye ikanzu y'umugore kucyo wabyemeye ko yambara ikanzu y'umugore mu mategeko y'u Rwanda tatabyemera. Rero najya mbabwira abadukurikiye ni showbiz sibyo muri mu kazi nta cyaha mukora twebwe ubwacu tugomba kumenya ibyo tuvuga kandi nundi nawe kuba niko ibitekerezo yatangaga byari bye. Hanyuma Sabe yubahwa aho ari yikora ibiganiro bye ni content ye y'abagore bazaga ntagore waba batumburagamo ibitekerezo nyine nanjye niyo mpamvu ndi kukubaza abagore bazaga icyambere ku Isimbi haba y'abagabo hakaba n'abagore bivuge rero ko aba bagabo baza bakavuga ibi bitekerezo byabo byatumaga bagira abagabo bakurikira n'abagore bakurikira kandi bakakira ibitekerezo byabo bakabishima. Rero ntabwo umuntu wese yagiye muri busheri harugura imvange harugura ibinono harugura amaroti harugura izo munda umuntu wese agura umwijima cyangwa tufata urugero rwo kurya ifi dufate nk'urugero rw'ifi kwa kundi bavuga ngo umuntu arabanza agakuramo amahwa. Yego oya wenda burya amahwa ushobora kuyakuramo uriya nawe ntabazi kubaga ifi ariko burya navuze inyama muri busheri habamo umuntu dushobora kuhura mwese mutonze umurongo hakazuje gutwara amagufwa y'imbwa akagutera icyokere cyane akavuga mwigire kandi we ni iki hakaba n'undi uvuga uti jewe ndashaka iroti yonyine itagira ikiri kivanze undi akavuga ati buriya ndanishakiye yanjye ibinono ako twese turi muri busheri. Rero hano dufite abantu badukurikira hari uhitamo gutwara amagufwa uhitamo gutwara iroti yani magambo rufite uhitamo gutwara kumva ukuri hari uhitamo kumva ibinyoma. Umuntu wese biterwa hari umuntu ushobora gukurikira ibinyoma kubera ko bimusetsa hari undi ushobora kumva ukuri akakanga kukumva ko kuramugonga. Umuntu ufite akaboko ko kubita umugore biragoye ko yakumva ikiganiro kimubuza gukubita umugore ngo abyumve. Rero nibanga kumva ko tubahugura bazajya bumvira muri gereza akanyundo karahari. Nanjye niyo mpamvu nari kukubaza ni uyu Sabe
ko Mberachi yakoreshaga abagore bakaza akavuga ibibazo bagiriye mu ngo zabo, ati umugabo wanjye yarankubitaga, umugabo wanjye byagendaga gutya, nyine bakarira pe, kurya abantu bageze aho bakaba bati Sabe ngo ibiganiro bye byangiza sosiyete bitewe nuko akoresha abagore babayeho bakora ibiganiro nk'ibi, ariko akabagira n'uyu bita Gafaranga nawe yose yabazaga kurira. Oya nawe yazaga akumvikanisha uburyo mu ngo. Mwebwe abagabo mugomba kwicaza ko abandi abagore tumenyere ko barira. Umugore ufite nuko wamuhoza. Ubuso amarira y'umugabo wamenye yahoze ute. Mwegere muguru uti wadutesheje agaciro. Watumye uvuga gutyo. Hanyuma abagore natwe duhora tubahugura. Ko umugore ahora arira. Umugore ashobora no kuvuga ati ngiye kurira kandi nta cyamubabaje kandi akayabona. Akayitarira kandi akayabona. Ntiwazi se? Kimwe nkuko niyo ugiranye n'ikibazo n'umugore buriya ashobora nyine mushobora kugera muri kesi najyaga mbibona nka ujya no mu bana urabibona abana bakiri bato, ushobora gusanga nk'umuhungu n'umukobwa wenda bagiranye ikibazo, wenda tujye nko mu mashuri, wajyaga kubona nk'umukobwa n'umuhungu bagiranye ikibazo bajya kurega nko kwa directrice cyangwa kwa animateri, ukabona umukobwa ararize, ukahita ubona ko uwo mukobwa ari we munyakuri. Nigeze kwakira couple imwe, iyo couple yari ifite ibibazo, ariko umugore aramubwira ati ngiye kukurega kuri pasiteri Fani tuganire, ati genda nugerayo ati ndaguhinduka ntumenya ko ari iki. Ariko umugabo ariko avuga ahubwo umugabo atangiye bati ndaguhinduka, ubukurikiyeho noneho umugore amutangishisha amarira. Ariko ko agiye utaza kurira gutyo ngo mweme ndakubwira nirira nurangiza uhore. Nawe atangiye kuvugwa n'abagabo nakavuga menshi kugira ngo ashinje umugore. Nawe nkabwira ni nawe vuga, nawe yavuga ni mwese mwacecetse ni umwandike. None ari umugabo nkamubwira atavuga menshi n'umugore nkamusubiza atarira. Buri muntu wese akagira, kuko yo uri umunyantege utarabimenya, umwe agutanga imbere agutangisha imbere amarira, undi nawe akagutangisha kwivuga neza avuga undi nabi. Rero biragoye kugira ngo uzahangaho ubona umugore utarira. Rero abagore bararira ariko ntabwo bivuze ko amarira yabo ari agaragaza ko ari ukuri. Ashobora no kurira kandi ari ikinyoma. Nyuma rero nawe mugabo kuza uvuga cyane ntabwo bigaragaza ko ariko twemeza ko uri umugabo. Nta nubwo dukeneye kuza kutwereka uko ingo ntabwo zubakirwa. Dukeneye kukumenya mu rugo. Rero muri make Gafaranga n'uyu mu rugo. Duhereye ku rwa mbere n'urwa kabiri. Nta hari buducikire kuko urwa mbere ni ibibazo n'urwa kabiri. Hanyuma twagaruka kuri Sabe abagore niba barazaga bakamuha ikiganiro ko mwese muzi uko ibiganiro bitangwa, bakamubwira ati nutarira cyane kujya ahantu nigeze ujya gukora ikiganiro ambwira ati ubeshye uhimbe ubikore gutya. Rero nabwira nise mpimba ubuhamya bw'urushako ntabwo mfite ubuhamya ntabwo mfite ubuhamya ntabwo mbuhimba. Yankoresha ikiganiro rimwe ntiyongeye, ariko yaje kubona abandi barira bararira barabibona. Ayo rero ni imigisha y'ibyuya by'abandi, kukurahira kuguhohotera cyangwa se kuvuga n'abandi kugira ngo urye. Kuza ugasibya umugabo wawe kugira ngo urye, kuza ugasibya umugore wawe wasize umubwiye ngo cicika ukamworosa, ubwo ntago ari ubutware. Uko mwaje kumarira nari kubikoza ariko nzabikoza ubutaha. Ni ikiganiro cy'umubyeyi bita Sandrine nabonye warize ariko bamututse ni kanzu ya Juste, buriya niba ngombwa tuzabiganiraho, ahubwo wenda tugiye kuri ariko iranamubere Juste n'inshuti yanjye nagira ngo usanga acishemo noneho ubashe kugira kumenya ko ibintu byose munyamakuru yambaye ikiza cya Juste, yambaye y'umugore we ntabwo yambaye y'abandi. Hanyuma nige nkwereka ko umunyamakuru hari uburyo we akora kandi wowe ukamwinjiriza, wowe ubwawe ukica izina ryawe ariko umunyamakuru akinjiza. Twagombye kureba twebwe niki cyubaka, ese ndakwinjiriza ngiye nisenya, nicyo twagombye kurano kuri YouTube. Abaza kurira ni iki kuba rero ibitekerezo utanga bishobora gutuma usenya urugo rwawe cyangwa se ugasenya sosiyete no kutesha agaciro izina ry'igihugu cyawe. Yego.
yego yego reka tugane ku musozo ariko nyine n'ubundi narindi wenda kuri Sabe na Noza none naho twari turi nibyo ibyo wavuze nibyo nabyumvishije ariko n'ubundi narindi kukubaza nyine kuba yenda yazana abo bagore umwe akaza ari kuvuga ati mu ngo yerekana ko mu ngo harimo ibibazo akazana n'umugabo werekana ko mu ngo harimo ibibazo ibi bintu babona nta ngaruka byateza kuri sosiyete ese akaba ariyo content wubakiraho biraziteza kuko nabyo ntabwo ari byiza twese dukora ibiganiro mu by'ukuri usanga hari ukuntu abagabo batakizera abagore kubera abagore baje bansambanyije mu modoka bangeze guta ugasanga umugabo ntabwo akizera umugore we twagiye muri blood shower badukora ibi n'ibi ugasanga umugore ntaje umugabo aravuga ati umugore wanjye sinshaka ko azagendana runaka bituma abagore nabicara ati abagabo hari umugabo wanjye arasambana umugabo wanjye mbese havuyemo ikintu n'aba basore bavuga ati ntituzashaka babakobwa ati bibi mbese habayeho gutinyuka cyane bigaruka no ku itorero usanga bigira uruhare runini usanga kuza kuvuga ibintu byinshi kuvuga ngo wasambaniye mu rusengero uri profete urasambana pasiteri runaka umuhanuzi runaka yaransambanyije ukajya hano ukarira ukagira ngo kutari warabivuze icyo gihe kuki uje kubivugaho byica sosiyete rwose byica sosiyete ntabwo byari bikwiye nta gihe ibyaha bitabayeho kandi bizakomeza kuba kugeza igihe gisazazira ariko tureba aho tuvugira ibi yego Ayego turi naho ngaho uwo bita Chita Magic ejo bundi n'undi yari yagiye ku rukiko rwa Gafaranga ariko aza yitabaza RIB yitabaza na Scovia ndetse yitabaza n'ababishinzwe ati mudufashe mu by'ukuri haboneke ubwisanzure bw'umuntu uri mu yavuze umu victim uri mu bintu bijyanye no ku rukiko aho yarabikomoje kukuba Murava yaraje imodoka wabonye buryo imodoka yitwayemo agira ubwako bashaka kuba bamukamera ndetse abikomoza kuri ibyo ngibyo ati abanyamakuru babangamira cyane abantu baje ku rukiko icyo wenda yavuze yabivuze nk'uvugira abakiriya be ko n'ababe bari abakiriya be yabivuze ashingiye kuri Murava ndetse na yego Gafaranga bose ni abakiriya be ariko nanone hari ikintu nanjye ntajya nemeranya kuko uburyo babatungamo kamera uriya muntu ashobora kwikanga ugasanga inkuru zose nizo turo tuvuga uyu munsi turi mu rugo rwabo tukatakagombye kurujyamo ariko ikindi ugomba kumenya burya iyo abantu ari ibyamamare byanga bikunda ibintu byabo byose birakorwa biragaragara rero ko yari ibyamamare ko byaravuzwe nibyo byatumye nta numwe bari kubikwepera igihe cyose bitabaje RIB rero nibitwaye kuko byanga bikunda bagomba gutanga amakuru y'uko ibinyamakuru byanditse abayitubazi mwese mujyayo muhita muvuga ati ku gihe batanze inkuru Nyarwanda atanze inkuru mwese mugahita mukoranya mugatera agatebe ku mutwe wa muntu rero icyo Chita yavugiraga yagira ngo arebe ko wenda uwo mutuzo waza bitewe nuko namwe murabizi ko muri benshi kandi mugira akavuyo okay so reka ngushimire ni byinshi twaganiriye kandi byiza nekeza ko uri bwige nyine ufite icyo akuramo aragikuramo reka ngushimire rero wakoze cyane kubw'umwanya waduhaye